Reka mbanze gusuhuza abantu mwese mukurikiranye ibiganiro byacu kuri channel The Maximum TV Rwanda. Hanyuma reka nsuhuze mwebwe mumerewe neza ku mutima, mwumva rwose ibintu ari sawa cyane, ndabasuhuje kandi mbifuriza amahoro y'Imana. Ariko kandi reka tuzirikane n'abantu batameze neza, babuze ababo, abarwaye. Mbese we wumva ubuzima butarimo bugenda neza, reka nkubwire ngo ihangane, Imana niyo rugira kandi nigena byose, reka tuyigirire icyizere, ahari imbere aha haraza kugenda neza. Hanyuma uyu munsi tugiye kugaruka ku magambo akomeye umwarimu w'indashyikirwa yabwiye Perezida Paul Kagame. Uraza kubyumva mu nkuru irambuye tugiye kubagezaho, ndetse ibyo byabereye hehe uraza kubyumva muri iyi nkuru. Reka tubahe ikaze. Reka dutangira, reka manze nkwibutse gukora subscribe, nkwibutse gukora like, ndetse n'ubishobora ukore share kugira ngo ibiganiro byacu kuri channel The Maximum TV ujye urushaho kuhasanga ibiganiro bitandukanye, aho ushobora kuhasanga inama z'ubwenge zigiye zitandukanye, ushobora kuhasanga ibiganiro byitwa inzira ya muntu ndetse n'amakuru agiye atandukanye. Reka nkwibutse rero dutangiriye inkuru, nkwibutsa ko kuri uyu wa 25 mu kwezi kwa 8 2022 umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yasuye akarere ka Ruhango ko mu ntara y'Amajyepfo, aho yaganiriye n'abaturage, abaturage bakamubwira ibibazo byinshi bigiye bitandukanye. Ariko umwarimu w'indashyikirwa we yavuze ikintu gikomeye cyane, tugiye kumva mu magambo ye bwite. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje kubasuhuza mugira amahoro. Nitwa Ruzibiza Obedi, ndi umuturage wo mu karere ka Ruhango, nturuka mu murenge wa Bweramana, nkaba ndi n'umurezi urerera ku ishuri ryisumbuye rya Murama. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nje uhagaze hano ndi umwe mu barezi bagiriwe icyizere, aho umwaka ushize w'amashuri nabashije kugirirwa icyizere mu mwarimu w'indashyikirwa ku rwego rw'igihugu mu mashuri yisumbuye ya leta. Ibyo nkaba mbikesha imiyoborere myiza yanyu nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere bagezeho ibyishimo twebwe abarezi bo mu karere ka Ruhango dufite ku bwa gahunda nyinshi zitandukanye mwashyiriyeho abarezi, kandi zose zigamije mu kuzamura imibereho myiza ya mwarimu. Aho natanga urugero nka koperative Umwarimu Sako yashyiriweho abarimu, aho imibereho yabo itari imeze neza, ariko aho je gushyirirwaho koperative Umwarimu Sako, ni koperative yabashije gukemura ibibazo bitandukanye bya mwarimu, aho iduha inguzanyo mu buryo bworoshye kandi ku nyungu ntoya. Ndi umwe mu bahamya ibyo ngibyo, kuko mu mwaka wa 2019 nabashije kubyaza amahirwe icyo mwadukoreye, naka inguzanyo mbasha kwigurira inzu. Ubu mfite inzu yanjye ntuyemo, natandukanye n'ubukode. Si ibyo gusa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo natangiraga umwuga w'uburezi nari mfite impamyabumenyi y'amashuri 6 yisumbuye, ariko kubwo gukorana na koperative Umwarimu Sako ubu ndimo ndasoza icyiciro cya 3 cya kaminuza. Si ibyo gusa nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twebwe urubyiruko rwo mu karere ka Ruhango, nyuma y'uko tugiriwe inama n'ubuyobozi bwacu bw'akarere, twabashije kwibumbira hamwe dushinga koperative tuyizina ryitwa Ruhango Young Innovators. Ni koperative ifite icyerekezo cyo gufata igihingwa cy'ibigori kikabasha kucyongerera agaciro, kikibyazamo ifu y'ibigori ndetse n'ibyo kurya by'amatungo. Twegeranyije ubushobozi bukeya twari dufite, ariko dusanga ubwo bushobozi butabasha kubaka uruganda ruciriritse. Twegereye ubuyobozi bwacu bw'akarere butugira inama, twegera ikigo BDF tukigezaho igitekerezo cyacu, ntibatinze kucyakira, baratwakiriye, babasha kudutera inkunga. Uyu munsi turimo kubaka uruganda ruciriritse rugeze ku gipimo cya 60% rwubakwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere mu izina ry'abarezi b'akarere ka Ruhango bashimire by'umwihariko
muri iyi minsi iyo uhuye n'umurezi aho muhuriyeho wese usanga afite akanyamuneza ku jisho. Ibyo rero ntabwo ari gusa kuko hari aho byaturutse. Mu minsi ishize twakiriye inkuru nziza, ni inkuru yazamuye amarangamutima y'abarezi, turishima turanezerwa, aho twabwirwaga yuko umushahara wa mwarimu uzamutse ku kigero gishimishije cyane twebwe tutatekerezaga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika turakibashimiye. Ineza, urukundo mukomeje kutugaragariza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, natwe tuzakomeza kubizirikana. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.